Reka ngusuhuze kandi ngo ikaze wowe wamaze gukora subscribe kuri International Harmony TV. Nge ndi Siaji Talento nk'ibisanzwe. Reka mbwira ngo kandi kanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zacu za buri munsi. Tudatinze rero nari ngarutse nje kubasubiramo cyangwa kubabwira kumanukane nababwiyeho ejo bundi mu kiganiro cyacu cyabanjirije iki ngiki. Ubwo nababwiraga imodoka yari yarahamye hariya muri Nyabarongo, imodoka yo mu bwoko bwa hoho ikarohamana n'umushoferi wari witwaye witwa Idrisse. Iyi modoka ikaza kuburirwa irengero. Murabyibuka neza ko polisi cyangwa urwego rubishinzwe rw'abamarine byaje kurangira uwo munsi bidakunze ko iyo modoka iboneka. Imodoka yarabuze, imaze kubura barakomeza barashakisha. Ku munsi wakurikiyeho imodoka irabura. Ku munsi w'ejo nibwo twabonye amakuru agaruka kuri iyo modoka, ubwo bari barimo bayashakisha bikaza kurangira habonetse igice kimwe cyo hasi, nako twavuga ni icy'inyuma. Murabona ukuntu imodoka ya hoho iba imeze, iba ifite igice cy'imbere cya kindi umuntu aba yicayemo, ikajyana cya gice cy'inyuma kiba gihetse ibintu, icyo gice gihetse imicanga, nyine kidepa ibintu, gitwara ibintu. Ejo rero ubwo bagarukaga kuyihiga nyine nibyo ndimo mvuga, imodoka ikaba yaraje kuboneka, ariko hakaboneka kiriya gice cy'inyuma. Twavuga ko atari imodoka habonetse, ubwo habonetse igice cyayo cy'inyuma. Kugeza ubu ngubu imodoka ikomeje kuburirwa irengero, iracyashakishwa. Haboneka iki gice cy'inyuma rero byari byitezwe ko hashobora kuba hagiye kuboneka n'ikindi gice cy'imbere, ariko biza kurangira gikomeje kubura, ndetse n'umushoferi wari utwaye iyi modoka akomeza kuburirwa irengero. Barashakishije, baragiye ntaho batagiye, nta bikoresho bitakoreshejwe, ariko bikomeza kugorana. Tubibutsa ko iyi mpanuka siyo yonyine yari yabaye uwo munsi, kuko twagiye tubona impanuka nyinshi zagiye ziba z'amakamyo. Muri uku kwezi, mu mpera z'uku kwezi kabisa, haba impanuka nyinshi cyane z'amakamyo. Hari n'indi hoho mwagiye mubona cyane isa nk'igiye kurengerwa, barimo bayizamura mu kiyaga, niba twakita ikiyaga cyangwa mu mugezi. Uriya mugezi ngo bawita Bakokwe, mu mugezi wa Bakokwe. Ntabwo nzi ngo umugezi wenda uherereye hehe, abahazi murahazi. Aho twaje kubona naho impanuka y'ihoho, iyi muri kugenda mubona kuri screen, yari yaheze mu mugezi wa Bakokwe. Ni Bakokwe, Bikokwe nari Bakokwe, murabizi cyane kundusha. Ntabwo ndi kuhasobanukirwa neza, ntabwo ndi kuhakurura neza, njye ntabwo mazi. Tukaza kubona iyo modoka yari yagaramyemo. Mu by'ukuri impanuka zikomeje kuvuza ubuhuha, ariko bikagendana n'ikibazo twakwita ko gikomeye cy'imvura nyinshi iri kugenda igwa. Bivugwa ko ariko atari mu gihugu cyacu gusa cy'u Rwanda, ni imvura mu by'ukuri iri hose, imvura idasanzwe, imvura igwa amasaha menshi, imvura igwa ifite imbaraga nyinshi. Ni imvura mu by'ukuri twavuga ko iteye ubwoba. Turushaho no gukomeza kubabwira ngo twigengesere, cyangwa mwigengesere, mwebwe bashoferi mutwara imodoka, izo modoka z'imizigo. Mwigengesere cyane, mwigengesere muri ibi bihe. Ntago mu by'ukuri ari ibintu byoroshye cyane. Si izo mpanuka gusa twagiye tubona, kandi twagiye tubona impanuka nyinshi z'amakamyo. Nko muri iki cyumweru cy'ukwezi cyo mu mpera z'uku kwezi, tubonyemo impanuka nyinshi mu by'ukuri, ariko impanuka z'amakamyo. Kuko kuri uyu mugezi wa Nyabarongo ntihabuze imodoka byibuze 3 zishobora kuba zarahaguye. Ntabuze impanuka 3 zishobora kuba zarahaguye. Yes, turakomeza rero tubakurikiranire nk'uko twabijeje ko tuzajya tuba tubahabereye umunsi ku wundi. Tuzajya dukomeza tubamenyera amakuru yuzuye kuri iyi nkuru y'iyi modoka yakomeje kuburirwa irengero. Aho izabonekera tuzahita tubibabwira. Mu by'ukuri ntabwo muzabiyoberwa. Kuri iyi channel yacu amakuru ahagera mbere, kuko mba nibereyeyo cyane. N'ubu ngubu ndazindutse mfashe agakapu n'ibikoresho byanjye, nsubiye hariya hepfo kuri Nyabarongo kureba izi nzego z'umutekano cyangwa inzego zishinzwe kurohamura ibi binyabiziga mu mazi, icyo ziri buze gukora cyangwa icyo ziraza kuba zigeraho, byose turaza kubibamenyera. Ni hano kuri International Harmony TV. Icyo ngusabye ni ugukanda subscribe, ubundi tukajya tubana neza mu nkuru zacu za buri munsi, kandi mu nkuru zacu zigiye ziryoshye. Kagushimira rero wewe wemeye kunkurikira, ugakanda subscribe, ugakanda like,
na comment zanyu turazikeneye mwe kabyaramwe. Ni iby'agaciro cyane kubagira, kandi namwe ni iby'agaciro cyane kutugira. Ni iby'agaciro kenshi kutugira kuko kutugira ni byiza cyane kuko muba mugomba kumenya aho isi igeze, muba mugomba kumenya aho isi igeze kandi ku gihe. Murakoze rero, ndabashimiye kuba mwemeye kunkurikira, mukemera gukurikira iyi nkuru yanjye cyangwa aya makuru yanjye. Turakomeza rero tubamenyere buri kantu kamwe ku kandi. Icyo gusaba gukanda subscribe kugira ngo umunsi ndaba napostinze cyangwa ndaba naprodinze ikindi kiganiro ujye tubona notification byihuse. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Njyewe ndi Siaji Talento. Ciao ciao. Iyi ni International Harmony TV.